ari ikintu ashaka kumfasha. Ashaka ko Fabiola tumugira umusazi. Ko? Yego. Uyu munsi ni imiti bagiye kunyandikira. Ejo muzatangira kunteragura inshinge. Ejo bundi mumfungirana ahantu. Ariko se muhamagara ati sanduku bahambe nyine. Manzi, nkurikije ibyo Dr. Martin yari yambwiye nuko mbona umurwayi ameze, hari conclusion nyinshi umuntu ashobora gufata. Gusa ibishoboka cyane ashobora kuba afite icyo twita nka post traumatic stress disorder. Ishobora kuba yaratewe n'ibyo yaciyemo byamubabaje cyane cyangwa byamuhangayikishije. Iyo rero bumwe mu buryo ishobora kwigaragazamo haba harimo n'icyo twita hallucination cyangwa se kubona ibintu bidahari. Ni ibintu bisanzwe n'abana bajya hari ukuntu sinzi niba byarakubayeho wowe kera ukacana nko mu cyumba kirimo nk'akabati kariho n'ibintu by'ibikapu hejuru ukabona ari nk'umugabo uguhagaze hejuru. Ubwonko bujya bugira uburyo bwo kudukina 𝗧𝗘𝗔𝗥 ukagira ngo kubona ibintu nyamara bidahari, ariko wenda tumuha imiti mikeya no kumuba hafi biraza gutungana. Ubuse ko numva ari ibintu bishingiye mu mitekerereze birahurira n'imiti ijya mu mubiri w'umuntu. No kuvuga ngo icyo nshaka ni ukumenya uburyo yaba cancelled. Yego. Ubu ngubu icyo dukeneye muri ta normal. Niba ari ibintu bizanwa no kugira hallucination, akeneye kugira umwanya wo kuganirizwa. Yego. Cyangwa se kugusengerwa. Ko numva biri mentally urutuko biri yego biological. Nibyo rwose ntabwo uri kwibeshya. Gusa ariko mu rwego rwo kugira ngo tumurinde kuba yakwikomeretsa cyangwa akagira ikindi kintu kiri risky yakora, icyo imiti turi bumuhe niyo kumufasha koroshya imitsi yo mu mutwe. Akenshi izi hallucinations ziterwa nuko aba ari imitsi y'ubwonko iba yikweza, sinzi niba kubyumva. Akaba ari stress nyine nkuko tubyita. Umuti turi bumuhe ni antidepressive kugira ngo atuze, umutima utuze gakeya, wenda nakutuma abasha gusinzira, hanyuma noneho dutangiye dutekereza izo intervention. Ariko ni ngombwa rwose ko tumuha imiti kugira ngo atanikomeretsa. Ntabwo bishoboka se ko bamucisha muri scanner bakamureba mu bwonko bakareba. Ntegereza ko nta bundi buryo buhari bwo gupima ibitekerezo by'umuntu. Kuko yenda niba ari ikibazo giherereye mu gice cy'ubwonko tumucishije mu cyuma bishobora kuduha umurongo twamenye ko nta kirimo, kuko n'ubundi yagize ikibazo cyo gukora accident. Umusaya umwe ntibuka niba ari ibumoso cyangwa iburyo yagize ikibazo. Byaba ari byo bifite inkomoko yo kuba bimwafekta none. Birashoboka. Cyangwa se ubundi buryo. Akaba ari ikibazo cy'imento gikeneye kuganizwa mukansalinga akamera neza. Reka nkumare impungenge rero. No kuvuga ngo nkurikije ibyo Dr. Martin yamubwiyeho, cyane ko yananyoreje na file yiwe nsomaho mbere yo kuza. Nta kibazo afite ku bwonko kiri neurologique cyamutuma tumwexpose ku mareyo y'umuntu uzi yo muri izi scanner. Erega zira scanner nubwo tuzikoresha nazo zigira ingaruka zayo kandi zitari nziza. Yego cyane, kuko urumva buri gutuma amareyo mu mubiri we kugira ngo ujye kureba niba ari ikibazo gihari. Niyo mpamvu ibyiza hari ibisubizo wabona bitari dramatique, bitagusaba kugushyira ubuzima bwe mu kangaratete. Wenda hari nitubona uburyo bwo kumukansolinga cyangwa kumuganiriza bidakunda, wenda tukamana ama antipsychotic kugira ngo turebe niba ari ikibazo yagize mu rwego rw'imitekerereze, tumufashe kubishyira ku murongo.
wenda aho tuzongera tugerageza ariko nyuma y'igihe ubu ngubu etarimo ntago nakugira inama yo ko tumunyuza mu byuma. Okay. So icyo ngiye gukora ordonnance nagenda nyeruka ka block note ko biragufasha. Uramuha 𝗧𝗘𝗦 𝗧𝗘𝗦 ni umuti dukunda guha abantu bafite depression, mood swings. Uramufasha gutuza, uramuturisha ku buryo mushobora kuba mwaganira. Hanyuma uramuha na amitriptyline. Amitriptyline iramufasha gusinzira, ariko uramuha agace k'ikinini kuko umuha ikinini cyuzuye ashobora no gusinzira amasaha 28, which is ni risk ku buzima bwe. Wamuho gatoya just agasinzira amasaha 8 cyangwa 10 bitewe nuko umubiri wawe ubuze kubyakira. Cyose cyo gifite amagarama angahe? Biterwa n'ibyo muri farumasi bafite. Kandi aguhana nimero yanjye nugira ikibazo umbaze nta kibazo. Izo grams nazipima gute kugira ngo umenye izagomba gufunctiona? Pharmacist arakufasha nta kibazo. Sibyo? Hanyuma ariko iyi 𝗧𝗘𝗦 yo ituyimuha kugira ngo atagira. Nabonye inzu ya nyiri ndende ushobora kugira ngo umujinya ugasanga wenda afashe risk yo gusimbuka ntawamenya. Sibyo? Ujya kwirunda bitakwivuza. Iyo miti iraza kumufasha. Sibyo? Hanyuma turebe ukuntu yevoliwa mu masaha 28 hanyuma tubone gufata umwanzuro w'igikurikiraho, ariko umuti yawufasha. Okay. Sibyo? Thank you so much for your time. Reka tugerageze ndatuma umwana gushaka umuti. Ikindi gikurikiraho ni uko ngomba kumuha nkuko umubimbwiye, kandi mukomeze kwihangana unamube hafi. Umuntu utangiye kugira hallucination, utangiye kubona ibintu bidahari, ishobora kuba intangiriro y'ikindi kibazo kinini. That's how life is. It's up and down. Imasimira neza. Hanyuma rero iriya nimero wamamagayeho nako twa communicating agawe niyo ku kazi. Kankwandikira yanjye bwite mu gihe bibaye ngombwa kunyenera. Sibyo? Okay. Hanyuma rero musigare amahoro. Thank you. Ugiye kumpa imiti n'ibinini nyine, sibyo wifuzaga se? Ariko se mbabarangiye nkubaza ikintu kimwe. Ntabwo bakubwiye ko mu bwonko raporo batanze kwa muganga ko ubwonko bwanjye butagize ikibazo? Sibyo washakaga kumenya? None se wenda gufata he none? Uyu munsi ni imiti bagiye kunyandikira. Ejo muzatangira kunteragura inshinge. Ejo bundi mumfungirana ahantu. Ariko se muhamagara ati sanduku bahambe nyine. Uranzi se? Oya. Ngeze kumuzi. Uranzi? Okay, none ngufasha iki? Ari ikintu nashaka kumfasha. Nashaka ko Fabiola tumugira umusazi. Ko? Yego. Oya. Wabinkorera kuko wakwifasha imiti yo kwa muganga ubundi ukabikora kandi ndabizi neza ko byakunda. Madame, ntago nkuzi. Sibyo? Niba unanzi saba. Ariko urumva ibintu uri kuvuga hagize n'undi muntu kumva nuvuga ibintu kumva bitambukumbira bitashoboka na gato. Ariko biroroshye muga, ni ibintu byoroshye cyane pe. Nubishaka nduzabikora. Kuba byoroshye birumvikana, ariko n'ubushake bwanjye ko gukora biratandukanye. Urumva na kwangiza ubuzima bw'umurwayi wanjye se urumva ibyo bishoboka? Ariko genda icyo mpamvu nari ngiye gukora icyo ngicyo. Kereka niba uri kugerageza. Ntabwo ari kugerageza. Hari ugutumye ngo wumve ikimvamo. Oya ndi serious ibyo ndi kukubwira ni ukuri. Mbabarira umfashe. Mbabarira. Aya. Nisi basi hasaba iki byibuze kugira ngo wifashe. Igisabwa cyose kugenda bugikore.
ibyo ntabwo njyewe nk'umuganga w'umunyamwuga nabigukorera rwose. Ndi kwizera ko n'iki kiganiro turi kugirana kiri ari blague nk'abantu bakora gutera blague. Ntabwo ari blague. Ibyo kosa ntabwo narikora. Ibyo ndi kugira ni ukuri ndi serious mbabaye mfasha ariko uzi ko ari igikuriye rwa ruganda rwa SAS rukora ibyuma. Nizere ko rwibuka. Ibintu uri kunsaba uri kubyumva? Ndabyumva cyane kandi ndabizi ko bishoboye. Birashoboka se cyangwa? Mbitekerezeho. Igisubizo kimwe ryari? Niyo kuri uruganda rwa SES. Vuba. Ndagugisubiza vuba. Nizere ko uzana igisubizo kizima. Reka mbitekerezeho ariko ntabwo mbikwemereye ariko none ntabwo mbirakaye. Oya. Arahuri iki se? Ni iki gisabwa? Ibintu uri kunsaba bifite risike nyinshi. Sibyo? Ahubwo niba ushaka kubishyiramo risike nyinshi ariko nta n'izirimo. Nta risike n'imwe irimo rwose. Ahubwo n'igisubizo vuba vuba. Okay. Amasaha 24 kubitekerezaho. Hirwa habaye iki? Hirwa n'umupfuye. Habaye iki nyine kutari kumbwira? Baraje. Ko none ni musigaye mu nzu nabyo ni ibibazo. Umva. Wa mudogiteri umwe wahaga imiti umugore wabanaga na papa wawe aje hano. Wa muganga Hirwa bivuze ko ari we mudogiteri wajya guha imiti papa wawe kugira ngo abe umusazi. Akaba ari we bazanye ngo avure mama wawe. Nisundi ibyo ninde none ubikoze ko? Ubu turabigenza ute? None katubayeho. Ubu turamenya none hazanye imiti. Mama wawe agize kuba yaramugaye atameze neza ni ukwitamo hubura. Hirwa dukoze iki none uko twigenje? Ko twigize abantu badanje dukoze iki? Nusubu tubigenze gute? Ibaze namubona. None ahubwo ikibazo ubuse araza kumvikana na papa biraza. Papa wawe bashobora kuba bataziranye kuko imiti yayicishaga ku mugore babanaga. Umugore wabanaga na papa wawe. Kuvuga ngo rero dushobora kuba turi mu bibazo. Ko sinekereza ko byifashe bigahurirana gutyo gusa ngo Mana yanjye.
asesuza nk'ubu aho kugira ngo tujye inama y'ikintu tugiye gukora uri kurira. None se ungiye nakora iki ku bintu byose njya gukora birangirika? Nese bwirize birakemuka. Erega nawe ugomba kuba umuntu mukuru ukagira umutima ukomeye. Masera yakomeje kutubwira ngo mugomba kuba abantu bakomeye imitima. Umutima ukomeye mama wawe wirirwa yicara mu kagare, ubu umuganga wari ugiye guhitana papa wawe niwe ugiye kumuvura, umva biri bugende bite? Ako siko wigira umwana ugakabya. Noneho rira bikemuke. Ako ibyo byose uvuga mama se njye si mama si mufitiye impuhwe. Subiza ko ari mama wanjye, ariko se nanone ibibazo byose urarira, ikibazo cyose urarira. None se suzareka ngo mubwire. Mwumva mise mbura n'ikintu ntekereza ngatekereza ku mpamvu uri kurira. Aho kugira ngo uriya mugabo yinjire muri uru rugo, reka njye kwibwira papa wawe. Mubwire uko ibintu byose bimeze. Birwa vai. Asa wande kuyoboye. Yego mugabo uraho? Neza. Amakuru y'iminsi se? Amakuru ni meza. Twahanye nimero sinzi niba ukinyibuka. Yego, ndakwibuka. Ni gahunda se byarangiye bite? Kutigeze umbwira gahunda zizakunda ntizizakunda? Naratekereje. Nshyira ku munzani ndeba risike ziri muri diri yacu, ndeba n'inyungu zishoboka kubamo. Batuma ngerageza kubitekerezaho. Nza gusanga anyway ndabyemera diri yacu ndayemera. Icyo ngukundira. Ubwo rero wahita umbwira igikurikiyeho. Kuko ni wowe muganga, ni wowe uzi ibyo tugomba gukora, donc ni wowe uzi gahunda zose. Okay. Nakuvuga ngo rero n'ubundi nk'uko nsanzwe mukurikira, hari imiti uzamuha ubwivangavanze ku buryo bizajya ituma abona ibintu bidahari, hallucination, ariko guhora nyine bagurika, mbese bigafatwa nk'umusazi nyine. Ntabwo nari ngize ubwoba nzi ko ugiye kumwica kandi ibyo bitarimo rwose, ntabwo nshaka ko apfa. wambwiye ko icyo ushaka ko umusazi se. Gusa iyo miti bizasaba ko akomeza kuyihabwa, ko aramutse ayiretse mu gihe runaka hari igihe bishobora kurangira umubiri we uyisunitse akongera akaba muzima. Nko mu gihe kingana gute se ubwo ngubwo? Urumva buri muti wose ugira igihe cyawo, kuko hari nk'umuti witwa prednisone, ubwoko bwitwa 𝗧𝗘𝗔𝗥𝗦 uwo tuzawumuha, dushobora kumuvangiramo witwa diazepam, witwa psilocybine, noneho kugira ngo wenda atazarwara igicuri ukajya kugabanyirizaho gake gake ngatumuhana akamarade rimwe na rimwe. Ariko ibyo byose tubifashijwemo n'indi miti itandukanye nka oxycodone, mara nk'umwaka atazi yaba atiyizi nawe ubwe. Gusa ariko bizabavuna kuko hari ibintu umuntu mukuru yifasha nko kwiyuhagira cyangwa kwitunganya avuye muri wese, ibyo bintu ashobora kutabishobora. Ariko se ubu urumva ikibazo ari iki? Afite umugabo umwitaho, sibyo? Ibyo byose ariko yanabimukorera, sibyo ko gihe ntashobora kujya kubikora, njye ntabwo nabikora, ariko we umugabo we yamwitaho nta kibazo. Ku buryo yajya anamuhanagura
avuye muri tuwarete cyane rwose arabishoboye. Umugabo arabishoboye azabikora nta kibazo. Noneho kiba gisigaye no gushaka uburyo bwo kumuha iyo miti ariko mu buryo gahoro gahoro. Gusa kugira ngo dutangire wenda nshobora kuza hari unamutera mu mutsi mu rushinge ubu ngubu ukahita utangira akazi hanyuma nyuma ukajya iyo nzaguha uzajya ugenda umuha gakeya yego kugira ngo agume muri iriya situwasiyo. Rero reka nkubwire sibyo gahunda ndumva ari iyo, ahubwo wowe tuzaba tuvugana tumve gahunda uko imeze sibyo, ubundi ibindi tuzaba tubiganiraho nyuma sibyo. Yego bye. Niko birwa bwamba bari kugabanya ibintu uri kwigira. Ndabyumva waramfashije kubona ababyeyi banjye ndanabigushimira, ariko aho ukomeje kurengera hano uri kwivanga mu mwana w'umugore n'umugabo, we ntabwo uri kwibona. Berwa uriye ni umuganga gusa, umuganga. None bazanye umuganga ngo yite kuri mama, nawe ngo ugiye kubwira papa, ugiye kumubwira iki? Ubwo nawe uri kumbwira gutyo hejuru yo kurengera ubuzima bwa mama wawe, niwe uri kumbwira gutyo. Kubirengera se no kujya kubuza papa kuzana umuganga kumuvura, ko ibyo byari ikintu ntari kumva. Umva berwa reka nkubwire, urabizi uri umuvandimwe wanjye pe, ndanakubaha ndanagukunda, ariko nanone ahangaha niba waramfashije kubona umuryango wanjye, ababyeyi nkaba ndi kumwe nabo hano, kuki ushaka no kwinjira mu mibanire yabo? Uza hano muri urugo nutaruzamo ibyo bikurebaho iki? Ujye kubwira papa ngo hinjiye umuntu ngo Berwa rekeraho rwose pe, ngiye mpungenge zawe nyine ndi kuzumva, ariko none ureka abantu babeho nk'abantu bakuru. wowe uri ndurashaka iki? Shut up. Kiza amagara yawe unsubize ibyo ngiye kukubaza. Okay. Ibyo nsaba byose ndabikubwira. Manura amaboko yawe gahoro gahoro ubirambike kuri vuba yawe kandi umwenyure ku buryo nta muntu uri bumenye ikintu kiri kubera hano. Kumvikana? Yego. Kandi wirinde kugira uko umbeshya. Aho ni ku mutima w'umugabo. Fabiola, nubwo ntacyo dupfana ariko ngomba kukurwanirira kuko yirwa aracyari umwana. Ibi byose ni njye wabiciyemo kandi ni nanjye uzi abagabo. Ako kuberwa ubu kuri inshuro agira ngo nkore iki? Ibintu byose ndabona byaragutwaye ibitekerezo. Nyine ndikubaza ibi byose kubikora ubona nanze mama wawe. None niwe utinyuka ukambwira ayo magambo hejuru y'ibintu byose naciyemo. Erega ntabwo mvuga ko umwanzi, njye ndavuga ko ushobora kubugira nk'ubwoba bwinshi cyangwa impungenge nyinshi ugatangira kurengera. Ubuye bwoba urabona ndi umwana w'injiji ntazi ibyo uriya mugabo yakoze. Ese urugamba kanjye warurwanye waretse n'ubundi nkarukomeza, cyangwa niba ukeneye kurwirwanira ukarusigaramo wenyine? Ikibazo tuganiriye
igihe namaze ntabwo ufite mu buzima bwanjye kidahagije koko kucyumva watuma nakomeza kunyura mu buribwe bungana gutya no mu gihe ngufite imyaka myinshi ubuzima bwanjye nayibayeho nifuza kuzabona umuntu uta mama wanjye namaze igihe kinini ntegereje umunsi nzaba ndi kumwe nawe ariko niba hari ikintu kinshengura nkumva ndifuza no kuba nuko ngiye kuvuga nabi kukumenya byari ngombwa ko nkumenya ariko ko nkumenye tubanye gutya manu kuri biramvuna umutima wumva baribuka yamvumbuye pe ndakora iki none se basi nzakora iki ngo wonyakire mu mwana wawe simana nubwo wigeze ugira impuhwe ngo ugire umutima wumva ukwibutsa ko ufite umwana nakuze bambwira ko aho ababyeyi b'abamama bari bakunda abana babo ariko njyewe reba ukuntu wantaye reba intambara zose nanyuzemo ibikomere byose nagize mu bwana bwanjye gukura nderwa n'undi muntu ambwire ko nta n'isano mfitanye nawe gukurira mu bigo birera abana b'imfubyi ababyeyi banjye muri bo kandi byose bakambwira ngo natawe na mama umbyara none nawe nkumenyeye nta nubwo ushaka kundeba mu maso nta nubwo ushaka kunyumva ubundi ubu kubera iki twanahuye niba ari uko byari kuzagenda hirwa hirwa umbabarire buri kimwe cyose cyabaye byari amateka maremare kandi akomeye ntabwo nagutaye kubera ko nkunze ahubwo naraguhungishije ari ibintu bikomeye cyane ntabasha no kugusobanukira ko kuvuza ukuri ababyeyi b'abamama bakunda abana babo mu makanya igihe kizagenda kigera kandi nzakwakira sibyo nzanira amazi yo kunywa ukunda cyane urakoze ushobora gukandagira kandagira muri sibita ya ntareke kandi ahaga
nabishobora wabishobora gerageza try then okay papa wapi please sheri gerageza ndabizi kuri bishobora ndumva ndi gutitira mu maguru kandi ahita nk'uwabira ahita come on manzi wapi okay good night. Come on. That's it. Shisha up again. ntabwo mbishobora Urabishobora sheri. ndimo ndatitira mu maguru Yongera ngasubira kwicara wapi ntabwo biragakunda sheri murabizaza sobora ko ushoboye guhagarara rero ushobora kuzatera intambwe twamusanga ari ku gipangu ubundi uragenda bize ntacyo ahandi nta kibazo meze neza gusa nyine ndiyumvamo ko bishobora kuza nibyo yego ndaza kubwira muganga akomeza gukurikira yego ku buryo nta kibazo cyose cyatuma udahaguruka ngo ugende gusubira maze nabagiye ureka ko ntabwo ujya uhinduka uhora uri wa wundi turi mwiza ntabwo ujya uhinduka uhora uri manzi muzahora museka murira kanze nkwereke isuku numbuye kuba naguhungura once ntiwahagarara icyumba cyawe inzara tugomba tuza ndabikumbuye bizaba cyane mubanga nuhaguruka n'iki gihembo cya mbere nzaguha you're going back kata imodoka twagiye bimeze neza tugire ko nkabanza ngo akazuba ushaka ko atakazuba hano hari agakirimo keza urabikeneye nabyo ukeneye aka vitamine C It's